ndagira ngo ntabwo ari byiza iyo ijuru ryatanze kandi abana b'Imana bumvikanye isaha, niba ari 11:15 uzibuka ko marayika ushinzwe kuyobora amateraniro nta yindi mpamvu yose ibonetse, we agomba kuba yageze hano kugira ngo ayobore abahungu n'abakobwa b'Imana, abarinde imitego ya Satani. Muri iki gitabo cyo cyitwa Intambara Ikomeye, umuje w'Imana we yandika amagambo akomeye cyane ngo impamvu 400,000 ntabwo zizagira urwitwazo imbere y'Imana. Impamvu 100,000 ngahe? Tekereza rero wowe niba ufite izo mpamvu ziri hejuru yazo, ariko impamvu 400,000, birashoboka ko hari impamvu watanga yatumye ukererwa, ariko akaga gaturuka ku gukererwa. Reka nongere mbibutse nshuti zanjye, yemwe bagabo n'abagore, basore n'abakobwa mukererwa, nushaka kumenya akaga ko gukererwa uzabaza umunyeshuri wize imyaka 6 yakorera diploma akayirata. Nushaka kumenya akaga ko gukererwa uzabaza umubyeyi watwaye inda amezi 9 yashira ntabyare. Yesu ashimwe. Sinibangaye turi kumwe. Nushaka kumenya akaga ko gukererwa uzabaza umunyeshuri wize imyaka 6 yakora diploma akayirata. Baza umubyeyi watwaye inda yamara amezi 9 ntabyare. Ako ni akaga. Ndetse nushaka kumenya ko kaga gakomeye cyane uzabaza uko. Turaza kubisoma icyo umuje w'Imana yanditse ku byerekeye akaga ko gukererwa muri iki gitabo mu kanya karibuze. Reka rero twebwe muri uyu mugoroba twongeye kujyana nanjye namwe, maze tugaruka ku nsanganyamatsiko z'ibyigisho byacu. Nkuko rero mushiki wacu yamaze kutwakira, njyewe ndi Daniel Musisi, turacyari kumwe namwe, nturuka mu karere k'Ubugesera, twaje kongera kubana namwe muri uyu munsi wa 4 tumaranye ahangaha twiga igisabo gicundwa n'abarambije abarambiye batashye. Turya ku nkono yatetswe n'umuhanga akayiteka mu buryo 12, duhakura wa muzinga wegetswe n'Uwiteka, aho kuhakura bakawuhakura. Twiga cya gitabo kitagira ababanda n'abega n'abacyaba n'abazigaba, kandi kitagira amatiku n'amatindi gasani, ahubwo kirimo abana b'Imana bagendera mu mateka n'amategeko y'Imana. Izina ry'Imana rihimbazwe. Reka ndebe niba n'ubundi uyu mwanya wa none hari abavandimwe bacu baje uyu munsi wa none bashobora kuba bitebye irarika rya mwuka. Birashoboka ko babibonye ku irarika hariya hakurya hari icyapa kigaragara ko turi mu materaniro adasanzwe. Birashoboka ko hari mugenzi wawe waba wakuraritse uyu munsi wa none ukaba wagize umugisha wo kubana natwe. Birashoboka ko byanyuze mu zindi nzira zose zishoboka. Mbese hari umuvandimwe wacu waje uyu munsi wa none akaba yateranye natwe muri uyu mugoroba. Yego, Imana ibaha umugisha. Ndabona ibiganza rwose byazamuye mu ngeri zose. Uwiteka barebe neza mu izina rya Yesu. Data wo mu ijuru abagirire neza, kandi uyu mwanya wa none ukize uyu munsi wa none Imana izabarinde gukererwa. Bityo rero turagira ngo dukomezanye namwe. Dufite rero ibitabo bitandukanye hano muri uyu mugoroba, kugira ngo amahirwe nk'aya ngaya muzajye mumenya ko irari ishuri rikomeye cyane ry'abana b'abahanuzi, kandi bakeneye kumenya ndetse no gusobanukirwa ibya mwuka wera. Ku bashyitsi bacu baje uyu munsi wa none, kandi ku bavandimwe bacu bifuza kuzabana natwe ndetse mu buryo bwo gukurikirana aya materaniro, tubafitiye impano zitandukanye bitewe n'uko bakomeje bakiga kandi badasiba. Niba hari umushyitsi twatangiranye rero akaba ari hano muri uyu mugoroba, yaba agize amahirwe akomeye cyane yo gutsindira zimwe muri izi mpano dufite hano muri uyu mwanya. Reka tureho umushyitsi twatangiranye n'uyu munsi akaba atarasiba. Ndabona ikiganza hejuru, ndabona 1 2. Yego, aba n'abashyitsi twatangiranye batarasiba. Kandi iyo twiga, kuko twaje kwiga ntabwo twaje gutera waraza. Ndabona hari abantu hano baje n'imbokoboko gusa bazunguza amaboko, ariko twaje mu ishuri ryiga. Ndagira ngo mbabwire ko impamvu twaje kwiga, nimusoma amagambo nanone umuje w'Imana yanditse muri iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, page 430, page 443, yanditse amagambo akomeye cyane ngo y'abana b'Imana bateranye, yemwe na Satani nawe n'abadayimoni baronjoroka bakaza maze bakicoka muri iryo teraniro. Ntabwo babazanywa no kuramya, ahubwo babazanywa n'ubuhendanyi ndetse no kugerageza gukiranuka
guhinduka kw'abagabo n'abagore baje muri iryo teraniro. We rero yaje ntabwo azi imbokoboko gusa, azana ikaramu akandika umutwe w'ibibwiriza bizatangwa. Aya magambo urayumva muso? Yo Satani aje, we aje mu materaniro ntazi imbokoboko gusa, aza akandika umutwe w'ibibwiriza bizagira bite. Yego, yo marayika nawe aje muri ayo materaniro, aje kuyobora abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa baziye ku gihe. Burya abadayimoni baraza. Ntekereza ko uyu muyobozi yatangaje ko 11:15 ni ugutangira kw'icyigisho cy'imiryango. Bityo rero kuko akababaje umutima kazindura amaguru, burya bababaye bakeneye kumenya ko imiryango yabo muzima bagomba kuba bazindutse. Cyokora bo bitareba bo baza bakerewe, ariko abadayimoni baba bamaze kugera aha. Marayika w'Imana nawe murinzi ufite ikaramu yitwa Roholomu nawe araza 11:15 akaba yahageze, kandi akandika akantu kose ijambo ku ijambo. Reka turabazanye udukaramu udukaye n'udukamu two kwandika. Imana ibaha umugisha. Ndabona umugabane munini yenda 1/3 cyazanye ikayi n'ikaramu cyo kwandika. Twaje mu ishuri ryiga rero bavandimwe, ko twaje kwiga, ntabwo twaje gutega amatwi ngo twumve gusa. Noneho muri babashyitsi bacu, niba hari uwaje akaba yarabanye natwe ariko ari umushyitsi, ntabwo mvuga umudivantiste waturutse Horebu, ntabwo mvuga uwaturutse hano Kicukiro, ntabwo mvuga uwaturutse hano Kagasa, ahubwo ndavuga umushyitsi waje azanywe no kwiga, ari umushyitsi uturutse hirya no hino. Barahari twatangiranye. Umushyitsi waje, yego, atari uko yaturutse ku yindi torero, ko mbonero ikiganza kimwe. Naringiye gukoresha ikizami ngo mubwire ngo yenda iyo baza kuba benshi, yakuvuga ngo niba hari undi waje uhari w'umushyitsi, siko gushyira hasi gahoro umukobwa wanjye, ubwo witeguye gutsinda nawe. Yego, noneho ndabona barenze 2 cyangwa se 3. Reka mabaze niba twaratangiranye. Ninde wibuka icyigisho twatangiyeho bwa mbere ku isabato nimugoroba? Harukibuka se? Ngaho nimufata dukayitwanya umusome, ntacyo bitwaye. Nunasoma uraho wacyanditse. Noneho ku isabato twari kumwe namwe ku nsanganyamatsiko y'icyigisho ku mugoroba, cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ari hehe. Yego, nicyo cyigisho twize. Satani twari dufite insanganyamatsiko ivuga ngo umukiza kwa gushaka aragusanga he. None icyo yenda kibagiranye, wibuka icyigisho twatangiranye kuwa mbere w'isabato, wa wundi bita ku cyumweru. Muri babashyitsi arahari? Waba kibuka? Uri umushyitsi? Yego, niba uri umushyitsi utaturutse Kicukiro, utaturutse he, ngaho mbwira icyo twize. Kuwa mbere w'isabato twari dufite icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo urujijo mu gihe. Hari umunsi ni kwa kangahe? Yego, noneho tugiye kwiga ngo iki? Tugiye kwiga ngo iki? Uyu musore rwose ari kuvuga uri umushyitsi, ngwino hano. Reka dusabe umuyobozi aze adufashe uyu mushyitsi. Mbese ntiyagerageje? Yagerageje rwose. Ngaho ngwino musore. Yego, Imana iguha umugisha. Uzasiba nka kangahe? Yego, ati kubwo gufashwa n'Imana ntabwo nzagira nte. Ndatekereza ko uyu mugabo ashinzwe ivugabutumwa, harya ntabwo nibeshye? Ntabwo nibeshye rwose. Rego uyu mugabo turakundana, murabona ko tunareshya. Si byose twese twagize ibyago byo kubana n'ubumuga bw'ubugufi, ariko buriya ntacyo bitwaye, kuko turi barebere mu bya mwuka mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo rero uyu mushyitsi yagerageje kwibuka icyigisho twize kuwa mbere w'isabato, agerageje no kwibuka icyigisho twize uyu munsi, kandi afite intego yo kutazasiba. Nubona nasibye nawe uzasiba, si byose? Yego, ariko ndatekereza ko atazasiba mu izina rya Yesu. Reka duhera impano. Yitwa ngo iki? Agize amahirwe yo guhabwa igitabo cyitwa Inama Ikomeye y'Imana. Muvandimwe, iki gitabo kirimo inama nyinshi, nukurikiza ibirimo bizakugeza ku gakiza. Imana iguha umugisha.
kureba muri cya gitabo ko mufite kugira ngo tujye tubaha imibyizi. Ndagira ngo muri uyu mugoroba rero kuri ba bashiki bacu bagerageje hariya nabonye amatsinda ngahe, ndagira ngo nabo aze kudufasha. Hari musone namubwiye ko azatwandikira abashyitsi bakunze gukurikirana uko baje, niba mu mibyizi yabo ejo tuzareba uwiza adasiba, ariko abashyitsi bose babanye natwe muri uyu mugoroba Imana ibafashe kugira ngo aze kuba yaturebeye agakaya azajya baduheraho imibyizi yabo kandi afashwemo na bagenzi be. Ndagira ngo byibuze wenda nabo bazagerageze gutombora no kugira amahirwe akomeye cyane mu mpano zikomeye hano muri uyu mugoroba ijuru ryabateganyirije mu izina rya Yesu. Reka twongera tugarukane rero muri uyu mwanya wa none, maze tugaruke ku nsanganyamatsiko yacu mwari mutangaje, cyangwa se tugiye kwiga muri uyu mugoroba ifite insanganyamatsiko ngo nudahinduka bizagira bite. Mujya mugerageza kwandika kuko turi kwiga. Ejo tuzaba turi kwiga umuhanzi w'icyatwa urusha abandi guhanga. Ejo tuzaba dufite insanganyamatsiko y'icyigisho umuhanzi w'icyatwa urusha abandi. Yego turabizi ko hari abahanzi benshi, ariko ejo tuzareba ibyerekeye umuhanzi w'icyatwa urusha abandi guhanga. None muri uyu mugoroba tugiye kongera kurebera namwe insanganyamatsiko ivuga ngo nudahinduka bizagira bite. Nudahinduka bizahinduka. Ndagira ngo mufate Bibiliya zanyu maze mwandike vuba. Iyo mvuga kubera ko mvuga vuba cyane nk'uwacometswe, nawe ukwiye kwandika nk'uwacometswe, kandi nawe usoma ugasoma nk'uwacometswe. Reka turaho umwuka w'Imana yacometse mu izina rya Yesu. Mbese muri hano uwo mwuka yacometse mu izina. Umva, niba mwuka atagucometse werekeze inzira witahire kuko urataha zero. Ngiye kuvuga ariko ndamera nk'ucurangira abahetsi. Kuvuga byo ndavuga, kubwiriza ndabwiriza, ariko ndamera nk'uvugiriza ingoma mu giteme. Harya ubwo uyu muntu avuze atyo abashatse kuvuga iki? Abari kunyumva ibangaye? Yego, reka mbabwire inshuti zanyu, niba waje muri uyu mugoroba ukaba wicaye ariko mwuka atagucometse, ibyo ndi buvuge byose ndemera nk'ucurangira abahetsi. Ibyo ndi buvuge byose ndemera nk'uvugiriza ingoma mu giteme. Ndabasaba guhuguka rero kugira ngo mwuka w'Imana yongere kubafasha kandi acomeka buri muntu wese waje hano. Kandi uramenye utaba watanze igihe cyawe, nyamara ugataha gutyo gusa waje. Birashoboka ko wicaye hano benshi bari mu bucuruzi bwabo, bandi bakaba bicaye hano ingo zabo imitima yamaze kugenda, ariko agaruka mwuka w'Imana gucomeka mu izina rya Yesu. Narababwiye ngo nimubona mpuze namwe mujye muhuga, ariko niba mpugutse nimuhuguke mu izina rya Yesu. Kandi emerera Imana niba waje wanakerewe, koresha agahe wabonye ukabyaza umusaruro, kuko abadayimoni barahabo barakora mu buryo bukomeye cyane. Yemwe ndetse barakora mu gihe cy'impitagihe, nyamara nanone biteguye gukorana nanone, ndetse n'imbaraga ikomeye cyane yiteguye gukorana n'abizera. Ariko mwibuka ko mu kinyagihumbi turimo nanone marayika nanone ushinzwe ubutabera arakora mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba. Huguka rero muri uyu mwanya wa none kugira ngo tugende. Nudahinduka bizahinduka. Ndagira ngo umusha w'Imana yigize asoma avuga amagambo akomeye cyane muri iki gitabo mfite muri uyu mwanya wa none, avuga ku byerekeye akaga gaturuka ku gukererwa. Reka mpamagare wa mugabo umusoni kugira ngo azasome. Mba nifuza ko aya magambo ataba yanjye, ahubwo kuko mba mutunguye, maze buri muntu wese ashobore kumva amagambo ye, cyangwa se mvuza yumve kabiri. Aravuga amagambo akomeye cyane. Akaga gaturuka ku gukererwa. Wowe ushinzwe ibyuma nicyo ushinzwe. Reba rwose niba hari ugiye gusoma jya umutanga kugira hano umuhereze mikoro. Yanditse amagambo akomeye cyane muri cya gitabo mwigere ya gatatu, ariko byandika kuri page 88 kwisuba ijya kubi ya gatatu. Ariko ku nsanganyamatsiko nabwo agaruka nanone ku kaga gaturuka ku gukererwa. Nari mbabwiye mu mwanya washize ngo nushaka kumenya akaga ko gukererwa uzabaza umunyeshuri wize imyaka 6 yakora diploma akayirata. Nushaka kumenya akaga ko gukererwa uzabaza inshuti zanjye umubyeyi watwaye inda amezi 9 yashira ntagira ate.
kandi inshuti zanjye wikererwa, dore ko benshi bari mu isi yamaze kwangirika, kandi burya ngo iyi si irakaranga buri muntu wese, uwitarakaranga ntagira ngo yaramwibagiwe, ahubwo iramushakira ibirungo. Ushatse wavayo kuko byange bikunde, iyi si irakaranga buri wese, n'uwitarajyayo itarageraho ntatekereze ko yamwibagiwe, ahubwo iramushakira iki? Akaga gaturuka ku gukererwa rero, maze yandika amagambo akomeye cyane, dusomera byibuze wenda akaga kamwe gusa kugira ngo twigendere. Yego, arandika ngo mwiyerekwa rya nijoro neretswe ibintu bitangaje. Kandi arandika ngo mwiyerekwa rya nijoro, soma titire yo hejuru. Akaga gaturuka ku gukererwa. Akaga gaturuka kugira gute? Ku gukererwa. Abafite igitabo, ngewe ndimo nasoma inyandiko, ntabwo ariyo ndi guhimba nge na Musoni hano imbere. Akaga gaturuka ku gukererwa, uze kukererwa kuri paje 88, ariko ndasoma amagambo make cyane muri uyu mwanya wa none kugira ngo tujye mbere. Arandika ngo akaga gaturuka ku gukererwa, mwiyerekwa rya nijoro neretswe ibintu bitangaje. Kandi arandika ngo mwiyerekwa rya nijoro neretswe ibintu bitangaje. Nabonye ikintu kimeze nk'umupira w'umuriro munini cyane. Noneho ngiye kubona mbona ikintu kimeze nk'umupira munini cyane, ugwa hejuru y'amazu meza. Kandi ugwa hejuru y'amazu meza, yemwe inyubako zitangaje, za nyubako zanyu z'ibitabashwa, yemwe inyubako yabonaga ko zitangaje, ariko icyo kimeze nk'umupira munini cyane kiramanuka kigwa hejuru y'amazu meza, maze bigenda bite? Kandi icyo cyari kimanutse maze kirimbura ayo mazu mu mwanya muto cyane. Numva umuntu avuga ati, noneho numva umuntu rero avuga ati, twari tuzi yuko Imana igiye gucira isi urubanza. Yemwe twari tuzi yuko Imana rero igiye gucira isi urubanza, ariko ntitwamenye yuko ruzaba vuba cyane. Ariko ntabwo twibwiraga yuko uru rubanza ruzaba vuba cyane. Abandi bavugaga babazwa cyane bati, noneho abandi rero baratakaga bavuga babazwa cyane, bavuga bati, mwari mubizi? Mbese koko mwebwe mwari mubizi? Kuki se mutatubwiye? None se niba mwari mubizi kuki mutatubwiye? Twari tubizi. Nuko twebwe twari tubizi. Impande zose numva amagambo ameze nk'ayo, kandi impande zose maze numva amagambo y'abaganya bose bavugaga batya ati ntitwari tubizi. Ko batabwiwe nabo bari kumwe. None se kuki abo bari kumwe batigize bababwira ko kaga kari gakomeye? Nkanguka mbabaye cyane. Nuko maze umuja w'Imana kanguka ababaye cyane, ndongera ndasinzira. Nuko maze uwo mwanya wa none yongera gusinzira, kandi nasaga nk'uri mu nteko nini y'abantu, ariko nyamara yabonaga asa naho yari mu nteko nini y'abantu. Ibizakurikiraho bazabisoma inshuti yanjye. Icyo nashakaga kwerekana nuko akaga gaturuka ku gukererwa. Yemwe inshuti zanjye, niba hari ikibazo gikomeye cyane, nuko abantu barimo bagenda rorante, nuko abantu bamaze gukererwa, nuko Yesu atungutse iburasirazuba, benshi bazaba bibaza, yemwe ndetse bavuga ati ntabwo twari twuzi ko ibi ngibi bizaba. Reka mbabwire ko bizatungura abagabo n'abagore. Nicyo gitumye muri ibi bigoroba bitandukanye by'umweru bibiri, minsi igera kuri 14, reka twongere tubabwire ko icyatuzanye ari ukubabwira ngo umva, nudahinduka bizagira bite? Nudahinduka bizagira bite? Ndagira ngo mu gihe harimo areba amagambo aboneka muri Yesaya igice cya 24 umurongo wa 1-6, areba mu migani igice cya 23 umurongo wa 33, areba Yoweri igice cya 1 umurongo wa 2 kugeza 5, areba Hoseya 14 umurongo waho kugeza 10, areba Yeremiya 6 umurongo wa 13 kugeza 19. Turaba turi kuri ya nsanganyamatsiko yacu ivuga ngo nudahinduka bizagira bite. Ariko murankurikiranye cyangwa ibitekerezo byasubiye mu rugo? Mwihangane, ndabizi wanyu ntabwo mugira ihene n'inkoko nk'iwacu ngo murasanga byareye inyuma y'umuryango, kuko iwacu ho ubu tuba tugiye kuryama, sibyo se? Yego, kuko mwebwe iyo bwije buracya, ariko iwacu benshi bari gusesera mu mazu. Nta hene mugira ngo zirataha, nta nkoko nyinshi mugira ngo murazicyura, ahubwo iwanyu i Kigali nyine muri abasirimu. Mwihangane tubwirize yenda zigwe ku mbuga. Iki Yesu ashimwe. Ariko uyu munsi ko ndamwaraka byageze bite? Ndibuka ndabwirizaga Kicukiro santere, maze ngiye kubona mbona abantu baje nk'uko mumeze gutya, ndavuga nteko se byagenze bite? Nuko maze mbaza umuyobozi witwa uriya muyobozi Gashugi, sibyo?
nuko ndamubaza ntigashigiye ko ndeba abantu bawe bakicukiro barakaye bandakire byageze arabwira ati rega burya Daniel hari igihe abanyakigali tujya guhiga tugaheba twaza twabaye barakara ukagira ngo niyo twarakare ariko atari yo twakarakare none biyoze wacu nawe biwe bagiye guhiga baraheba se Yesu ashimwe bazare no seribuze kubasobanura gashiye terega burya ntabwo reba twarakariye hari ubwo tujya guhiga tugaheba nuko abagabo n'abagore bakaza babaye barakare ariko muhumure mu izina rya Yesu. Yesu arahari kandi aratabara. Yego maze igihe turaba tureba ayo masomo ndagira ngo turasoma vuba vuba cyane. Uyu mugabo agiye gusoma kandi nawe wandike Yesaya 24:6, Imigani igice cya mbere 23:33, Yoweri igice cya mbere 2:5, Hosea igice cya 14:10, na Yeremiya igice cya 6:16 kugera 19. Musoni wenda muza asoma nk'uwacometswe, namwe mwandike kandi mwumve nk'abacometswe mu izina rya Yesu. Amen. Nasomaga igitekerezo cy'umugabo umwe wakoraga ibwami, maze igihe rero yakoraga ubwami, musoni ureba mu nshuti yanjye, kuko Bibiliya si Igifaransa si Icyongereza si Ikinyarwanda, ahubwo Bibiliya ni ururimi rw'Ikanani, kandi usome rwose ukurikije Ikinyarwanda cyacyo, kuko ndagusiga mwene Imana. Noneho uyu mugabo wakoraga ibwami rero abayo ibwami, ariko akaba afite akana k'agahungu gato kajyaga gakurikira si bwami. Noneho umwana arakundwa ibwami, uko uyu mwana yagendaga azenguruka yemwe mu bantu b'ibwami, yemwe ndetse akanyura no kubiru, akagenda agasanga imwami kambere aho yabaga yiyicariye. Uyu mwana papa we yari yaramwise Sinkennye. Uyu mwana yitwaga nde? Noneho uyu mwana rero yiberaga ibwami kubera ko yakurikiraga se, kugeza ubwo se yageze mu zabukuru, nuko maze arataha. Ariko uyu mwana kuko yakuriye ibwami, we niyataha yibera iyo ngiye ibwami, yiga amashuri y'ibwami, agataha ibwami akuriraho, kandi umwami aramukunda bitangaje, kuko se yarageze mu zabukuru ahawe pasiyo, we yisubiriye iwabo mu cyaro. Ariko uyu mwana yigumira ibwami, yanga kuva ibwami rwose. Igihe kigeze umwami aza kurwara indwara imurembya, maze indwara iramurembya, maze uyu mwami ararwara, uyu mwami arakomeza ararwara. Ariko papa we kuko yarazi amateka y'ibwami, uko kera ibwami byagendaga, yarasobanukiwe neza ko uyu mwami yarwaraga akaramuka atanze cyangwa se apfuye avuye mu mubiri, ntabwo rero yahambwaga nk'abandi bantu bose bajya gushyingura umwami. Rero barebaga cyangwa bagashaka umwami yakundaga cyane kurusha abandi, uwakamanuka akamubera umusego. Kubera ko uyu mwana yari yarakunzwe n'umwami cyane, nuko maze papa we aramutumaho, aramubwira tumva, atuma abantu kuko yarazi ko umwami arembye cyane kandi yararwaye indwara atazashobora gukira. Nuko atuma kuri wa mwana we Sinkennye, amutumaho abagaragu bari bari ibwami, arabwira ati muzambwirire umwana wanjye Sinkennye, muzamubwire aze vuba mu rugo cyane kuko ndamushaka, hari icyo nshaka kumubwira kandi cyihutirwa. Nuko maze abagaragu baragenda bageze ibwami, bageze kuri wa musore wiberaga ibwami witwa Sinkennye, barabwira tumva rero papa wawe adutumyeho ubutumwa bwikubagahu, none nyabuneka ihute, aragushaka cyane vuba cyane, nyabuneka yavuze ko utagomba gutinda, uzagaruka ariko wihutira ubwami. Nuko maze uyu mwana bumvise, nuko arabwira ati hoshi, mugende mumubwire ko nta kanya mfite, hoshi nimusubireyo kandi mumubwire ngo izina ryanjye ryitwa Sinkennye. We yitwa nde? Maze uyu musore yanga kwitaba ijwi cyangwa se yanga kumvira irarika ry'abagaragu bari bamutumye. Uyu mwami akomeza kuremba, none igihe kigeze uko umwami yagendaga aremba, uyu musaza kuko yarazi amateka, nuko maze afata agakoni karagenda, akoresha urugendo rurerure cyane, agenda yerekeye ibwami. Agezeyo kubera ko yari yarahabaye yarahakoze, yahise yinjira ahita
yirukanye yinjira vuba cyane, agera hafi y'umwami, aho wa musore yakundaga kwibera kuko umwami yaramukundaga cyane bitangaje. Nuko maze uyu musaza amugeze impande arabwira ati mwana wanjye sinkennye, kuki nagutumye habagaragu, kuki nagutumye abantu ariko ntumvira ijwi ryanjye. Nuko maze uyu musore aramwitegereza aramubwira ati umva papa, hoshi genda subira mu cyaro, genda kandi urabizi ko izina ryanjye wanyise sinkennye. We yitwa nde? Maze uyu musaza agira agahinda k'indengakamere, ariko kuko uyu musore yaramaze kumuhakanira nta kindi yagombaga gukora. Mwibuke ko turi kwiga ngo nudahinduka bizagira bite? Nudahinduka bizahinduka. Nuko maze uyu musaza aritahira. Ageze mu rugo, minsi iratindishira kera, itangazo rirakubita ngo umwami aratanze. Nuko umwami amaze gutanga, abari aho bari ibwami bifata impungenge, igihugu cyose gicika urukendero, ariko uwagiye yari yagiye n'ubundi. Nuko maze umwami amara iminsi runaka, igihe cyo kumushyingura kigeze. Kuko uyu musore sinkennye, yemwe yarakundwaga n'umwami kandi yari afite amabanga menshi y'umwami, kandi abantu benshi bazaga umwami yabatumagaho uyu musore. Nuko uyu musore abantu bose baje bagakomeza kumwegera no kumubaza nk'umwami, bamubaza ibitekerezo by'umwami yasize, bamubaza iby'umwami yagombaga kuzuza. Uyu musore akababwira byinshi. Nuko uyu musore akomeza kuba hafi aho y'ubwami, we mu mutima we yibwira ko azasimbura umwami. Nuko igihe kigize cyo gushyingura umwami, nuko maze abari bashinzwe iby'ubwami babaza abashinzwe amategeko n'amateka y'ubwami, barabwira ati bati harya inyandiko ivuga ko iyo tugiye gushyingura umwami bigenda bite? Nuko baratangaza batumva, iyo umwami agiye gushyingurwa ntabwo ashyingurwa nk'abandi gusa, ahubwo bareba umwami akunda. Yewe umwami akunda gusumbya abandi, uwakamanuka hasi mumva akamubera umusego. Iyo babaga bashatse umwami akunda ntaboneke, yemwe basakaga icyegera cy'umwami. Iyo babaga bamubuze, nuko bagashaka uwakurikiranagaho gutyo paka babonye uri bube umusego w'iki. Maze bamaze kubitangaza, abari baraho bose baratangaza batumva, nta gihe na kimwe twigize tubona umwami akunda abantu bose nk'uko yakundaga umusore witwa sinkennye. Nuko uyu musore abari bashinzwe iby'ubwami n'amategeko bahamagara wa musore aza yihuta, yarazi ko bagiye kumwimika. Nuko maze uyu musore aza yihuta, ahageze ibifasha iby'umwami biba byamaze kumushyikira, biramubwira ngo itangazo riratangajwe ngo umwami akunda niwe ubanza hasi akamubera nanone umusego, none manuka. Ntiyagombaga kuhava, ntiyagombaga gusubira inyuma. Nuko umusore amanuka ku ngufu z'ibifasha iby'umwami, ariko aravuga tumva ntaramanuka ngo ndyame mu musego w'umwami, mureke mbabwire kimwe, maze muzambwirire data bati burya urwishigishiye ararusoma. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, wa musore nta kindi yajyaga gukora, yemwe se ntiyagombaga kumufasha, ariko icyo yashakaga kumubwira nuko yagombaga kumubwira amategeko n'amateka y'umwami. Bityo uyu musore agahunga, yemwe ntapfa akenyutse ngo apfe urwo baseka, yemwe ntapfe ngo ahambwe ari muzima. Yagombaga guhunga akigira mu cyaro hakiri kare, ariko kuko yanze kumva no kumvira umuhanano, kuko yanze guhinduka, uwo mwanya birahinduka. Umusore witwa sinkennye ahambwa ari muzima abona, kuko yanze kumvira umuhanano wa se na nyina. Muvandimwe nshuti zanjye, muri uyu mugoroba birashoboka ko nawe waba uri sinkennye, birashoboka ko nawe wakumva ko ntacyo bigutwaye, birashoboka ko nawe wakumva utakabonetse, birashoboka ko nawe utakumva amagambo akomeye cyane Uwiteka gushakaho muri uyu mugoroba. Ariko yewe sinkennye, yewe wumva ko ntacyo bitwaye, yewe wumva ko ntacyo bitwaye, irabanza icyo nakoze igaheruka. Nutanahinduka bizahinduka. Dusomye amagambo akomeye cyane mu gitabo muri Yesaya igice cya 24 umurongo wa mbere, ngahasoma ntusubire mu gice nahavuze bihagije. Dore Uwiteka arahindura isi umwirare, kandi baranditse amagambo akomeye cyane ngo dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza arayubika, kandi atatanya abaturage baho. Bizaba kuri rubanda, bizaba no ku mutambyi, kandi bizaba ku mugaragu, bizaba no kuri shebuja, yemwe bizaba ku muja, bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi, bizaba no ku mutunzi, kandi bizaba kuguriza abandi, bizaba no kugurizwa,
bizaba kuguriza inyungu bizabona kuwishyura isi izanyagwa kandi ihinduka umwirare rwose kandi kuko Uwiteka ari uvuze iryo jambo. Nshuti zanjye kandi muvandimwe, muri uyu mugoroba isi izanyagwa ihinduka umwirare rwose. Mbega igihe isi izaba imaze kunyagwa, yemwe ibicu bya rukokoma bibungirana, umunsi uzaba utaramanywa kandi ntube ijoro, imodoka rizagonze moteri, ndege batazishyiramo benzine ngo zisamuke, amazi yahagaze gutemba, yemwe izuba ryamaze kwirabura, ukwezi kwahinduye umwezi wako, amazi atagitemba, umunsi uzaba utaramanywa ntube nijoro, nibwo abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bazashaka guhinduka bitagishoboka. Reka nkumbwire muri uyu mugoroba, nudahinduka bizagira bite? Nudahinduka bizagira bite? Nudahinduka bizahinduka. Nshuti zanjye, muri uyu mwanya wa none sindi niba wageze ku murongo wa 6. Murongo wa 4 haravuga ngo igihugu kirera kandi kibaye umuhonge. None igihugu kirera kandi kibaye umuhonge. Isi citse intege. Yemwe ndetse baye umuhonge. Abanyacyubahiro b'isi nabo bacitse intege. Kandi sumanijwe n'abaturage bayo. Kuko bisha amategeko kandi bagahindura ibyategetswe kandi bakica isezerano ridakuka. Nicyo gituma umuvumo utsembeye isi, yemwe ndetse n'abayituye bagatsindwa n'urubanza. Kandi nicyo gitumye abaturage b'isi bagiye gutwikwa, hagasigara bangana iki? Icyama ukaboneka muri abo bake bazaba biteguye gusanganira umucunguzi wacu aziye ku bicu byo mu ijuru. Cyama muri uyu mugoroba Imana ikakurinda guhugirana, Imana ikakwemerera muri uyu mugoroba ukazaba muri uwo mugabane w'abagabo n'abagore bazaba biteguye gusanganira umucunguzi wacu. Umva ubyumve nshuti zanjye, yewe sinkennye, nudahinduka bizahinduka. Wasoma amagambo akomeye cyane aboneka mu Migani igice cyaho cya mbere murongo wa 23. Comeka niba wagezeho nshuti yanjye. Migani igice cya mbere murongo wa 23. None arandika ngo ngaho mwese abatwumvira kuri uyu murongo, abatwumva muri uyu mugoroba, abatwumvira ku nkuta z'inju, abatwumva bagenda, ngaho uyu mwanya wa none emerera muhindurwe n'umuburo w'Uwiteka, izina ry'Imana rihimbazwe. Ni bangahe bari kunyumva neza muri uyu mugoroba? Oya, mwigira ikindi kibahugirana. Mama umwana mucomeka kabere. Yesu ashimwe, murebe hano. Ndagira nkubwira ko aya mahirwe atazongera kugaruka kuko bucya bwitwe ejo. Turi mu gihe gikomeye cyane, impanda ivuzwa kugira ngo abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bitegure gusanganira umucunguzi wacu. Turi mu kinyagihumbi titegura gusanganira mu umucunguzi wacu, turi mu bicu byo mu ijuru. Nta mpamvu zo gukererwa, nta mpamvu zo gufata ibintu rorante. Isi izanyagwa rwose ihinduka umwirare. Ngaho muri uyu mugoroba mu Migani, reka subire hejuru umurongo wa 23. Arandika ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye. Ngaho nimuhindurwe rero n'imiburo y'Uwiteka, kurenza abasukaho umwuka wanjye. Kandi Uwiteka azabasukaho umwuka we, azabamenyesha amagambo yanjye. Kandi Uwiteka azabamenyesha amagambo ye. Narabahamagaye murananira, maze Uwiteka aravuga ati dore narabahamagaye murananira. Nabarambuye ukuboko ntimwagira kandi marambura ukuboko kandi ntihagira ubyitaho. Mwahinye inama zanjye zose, kandi abagabo n'abagore bahinye inama z'Uwiteka zose. Kwanjye ntimwabyitayeho, yemwe ndetse no gucyaha k'Uwiteka abantu ntibabyitaho. Nanjye nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago. Nanjye nzabakina ku mubyimba abantu bagize ibyago. Nzabaseka icyo mwatinyaga cyabagezeho. Nzabaseka icyo batinyaga cyabagezeho. Nge muzatungurwa n'ubwoba n'umugaru. Abagabo n'abagore bazatungurwa n'ubwoba n'umugaru. Ibyago byanyu bikaza nka serwakira. Ibyago bya buri muntu wese bikaza nka serwakira. Imibabaro n'uburibwe bizabageraho. Imibabaro n'umuribwe rero bizabageraho. Nibwo bazantakambira abantu bazibuka gutakambira Uwiteka, maze Uwiteka akabihorera. Bazashakana umwete ntibazambona. Abantu bazibuka gushakana umwete Uwiteka, Mana ntibazakererwa. Yemwe bazazira ku gihe, bazatanga igihe cyabo. Abakererwa bazatanga amafaranga, maze bashakana umwete Uwiteka. Ariko Uwiteka azabihorera. Hazaba hagarutse ya nsanganyamatsiko twabonye nshuti zanjye mu gitabo yanditse, akaga gaturuka ku gukererwa. Abantu bazifuza gukoresha igihe cyabo, igihe batakoresheje bazashaka kugikoresha, ariko bizaba byaratinze cyane kuko igihe cyo guhinduka cyamaze gukererwa. Nutanahinduka bizagira biti?
comeka nshuti yanjye. kuko banze kumenya, kandi kuko abantu banze kumenya Uwiteka, kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka, kandi ntabwo bigize bahitamo kubaha Uwiteka, bemeye inama zanjye, ntabwo bigize bemera inama z'Uwiteka, bahinyuye guhana kwanjye kose, kandi bahinyuye guhana k'Uwiteka kose. nicyo gituma bazarya ibiva mu kandi ngeso nicyo zabo, gituma abantu bazarya rero ibiva mu ngeso zabo, kandi bazababazwa n'imigambi kandi yabo, abantu bazababazwa n'imigambi yabo, ubuhemu bw'abaswa kandi ubuhemu bw'abaswa buzabicisha, kandi kugubwa neza kandi kw'abapfu kuzabarimbura, kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura. ariko unyumvira wese, ariko uwumvira Uwiteka wese azaba amahoro, azaba amahoro, adendeze kandi kandi atikanga ikibi, adendeze ndetse atikanga ikibi. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ni bangahe bashaka kumvira Uwiteka muri uyu mugoroba kandi bifuza kuzaba amahoro? Izina ry'Imana rihimbazwe. Ndasaba imbaraga y'Imana muri uyu mugoroba kugira ngo twese twifuze kuba Uwiteka kandi twifuze kumwumvira, yemwe ndetse no kumwumvira no kumwubaha. Abifuza kuzagira amahoro adendeje, muzamura ikiganza mwivuze muri uyu mugoroba mu izina rye. Ho, izina ry'Imana rihimbazwe. Bavandimwe nshuti zanjye, nutanahinduka bizahinduka. Nyamara iyo dusomye amagambo akomeye cyane aboneka muri Yoweri, wagezeyo? Yego, ugeze muri Yoweri igice cya mbere murongo wa 2 n'uwa 5, niho turi kwihuta kandi dusatira umusozo. Yandika amagambo akomeye cyane muvandimwe nshuti zanjye. Niki gituma udahinduka? Niki gituma uyu mwanya wa none uri mugenderorante? Niki gituma batwumvira kuri uyu murongo badashaka kugira ngo babyiteho? Ariko wowe utwumvira ku rukuta, wowe utwumvira mu nzira nyabagendwa, nutanahinduka bizahinduka. Muri Yoweri yandika amagambo akomeye cyane. Soma niba wagezeho ku murongo waho ukurikiyeho wa 2 w'igice cya mbere. Abasaza mwe nimwumve ibi. Ariko ayo magambo arumvikanye. Ngo bande dogite? Ngo bande? Ngo bandera? Yego, umva uko umuhanuzi Yoweri yanditse. Aranditse amagambo akomeye cyane ngo mwabasaza mwe, ngaho nimwumve ibi, ngaho nimutekereze, ngaho nimutega amatwi, nimugarura intekerezo. Yemwe mwabasaza mwe, ngaho nimwumve ibi. Ariko reka mbabwire bavandimwe nshuti zanjye, se mutekereza ko bavuze abasaza baba bashatse kuvuga iki mu marenga ya gihanuzi? Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Icyo mvuga kiri kumvikana. Burya nidukomeza ejo mu gitondo muze kunkurikirana, hari ibintu bitatu byatumye Imana yandika Bibiliya cyangwa ijambo ryayo rishyira mu marenga ya gihanuzi. Ibintu bingahe? Ntabwo aricyo nagambiriye kwigisha, ariko comeka arandika amagambo akomeye cyane avuga ati mwabasaza mwe, ngaho nimwumve ibi. Yego, kandi mutege amatwi abatuye mu gihugu mwese, kandi nimutege amatwi abatuye muri uyu mujyi wa Kigali mwese. Mbese hari ibimeze nk'ibi byabaye mu gihe cyanyu? Ariko aho mwabereye hari ibimeze nk'ibi murimo mubona byigize biba mu gihe cyanyu, cyangwa mu gihe cya baso, cyangwa se mu gihe cya baso? Mubitekereza abana banyu. Ngaho rero niba mubibone rero ni mubitekereza abana banyu, kandi abana banyu bazabitekereza abana babo, kandi abana banyu nabo bazabitekereza abana babo, bazabitekereza abuzukuruza, kandi nabo abana babo nabo bazabitekereza abuzukuruza. Ibyashigajwe mu murima, none hari ibyasigajwe n'uburima, ibyashigajwe n'uburima byariwe n'inzige. None ibyashigajwe n'uburima rero byariwe n'inzige, kandi ibyashigajwe n'inzige byariwe na za kagungu, kandi ibyasigajwe n'inzige nazo byariwe na za kagungu, kandi ibyasigajwe na kagungu, kandi ibyashigajwe na kagungu nabyo byariwe n'ubuzukira. Nimukanguke mwabasinzi mwe, ngaho nimukanguka yemwe mwabasinzi mwe, murire. Ngaho kandi mukanguke no kurira. Namwe abanywa inzoga, namwe banywa inzoga, ngaho nimucura imiborogo, murire vino iryoshye, ngaho nimurire rero vino zanyu ziryoshye, kuko muyiceho mu kanwa kanyu, kuko uyu munsi wa none muyiceho mu kanwa kanyu. Bavandimwe nshuti zanjye, nutanahinduka bizahinduka. Mbega abagabo n'abagore ngo barashimira urunywera, ngaho nimukanguke yemwe abasinziriye, ngaho nimukanguke yemwe bahangana intwari zo kunywa inzoga, kuko ibyari byarariwe n'akagungu bigiye gushiraho birirwe n'inzukira, byari byarashigajwe n'inzukira birirwe n'inzige, byari byarariwe n'inzige bisigaje biribwe n'akagungu. Ibyo wabimenya neza ugeze hirya mu cyaro, ureba hari insina zihinduka, ureba hari imigozi byashize, ureba banywaga vino ziryoshye, yemwe nshuti zanjye zigiye guhagarikwa. Babandi bagiraga bakabyina kamucerengeri. Umva muvandimwe nshuti zanjye, nutanahinduka bizahinduka. Ni bangahe bari kunyumva muri uyu mugoroba? Se muri kunyumva neza? Nutanahinduka bizahinduka.
yewe usinziriye kanguka, yewe ugenda rorante, uri nka kagasimba ngo ese mama ngende, ese mama ndorere, ese mama ngende. Nshuti zanjye ukwiye gukanguka, kuko nutanahinduka bizahinduka. Reka kugenda rorante, kuko tugeze mu gihe cyo kwihuta, kandi tugeze mu gihe cy'amasiganwa akomeye cyane. Noneho reka dusomeho se igice cyaho cya 14 dusatira umusozo umurongo wa 10. Handitswe amagambo akomeye avuga ngo iki muvandimwe nshuti yanjye, uzi ubwenge n'uzitegereza ibyo, uzi ubwenge wese n'uzitegereza ibyo, witonda wese n'uzabimenya, kandi witonda wese n'uzabimenya. kuko inzira z'Uwiteka zitunganye, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye, kandi abakiranutsi bazazigenderamo, kandi abakiranutsi bakunda Imana bo bazazigenderamo. ariko abacumura bazazigwamo, ariko abacumura bose bazazigwamo. Ndagira ngo iri somo twitegure kurisorezaho musoni risubiremo umurongo wa 10. uzi ubwenge wese n'uzitegereza ibyo. Wese ni bangahe bashaka kumenya ubwenge muri umugoroba? Amen. Yego, ababibona, uzi ubwenge wese n'uzabimenya. Yego, uzi ubwenge wese n'uzitegereza ibyo, kandi n'uzitegereza ibyo, witonda wese n'uzabimenya, kandi witonda wese n'uzabimenya. kuko inzira z'Uwiteka zitunganye, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye, kandi abakiranutsi bazazigenderamo, kandi abakiranutsi bose bazazigenderamo, ariko abacumura bazazigwamo, ariko abacumura bose bazazigwamo. Muri uyu mugoroba nutanahinduka bizahinduka. Somo risoza Yeremiya 6 umurongo waho wa 16, insanganyamatsiko yacu y'ibyumweru 2, arandika ngo Uwiteka aravuga ati, kandi noneho Uwiteka aravuga ati, muhagarare mu nzira murebe, nawe nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubarize inzira za kera, kandi mubarize inzira za kera, aho inzira nziza aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kandi nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. ariko barahakana bati, ariko abantu barimo barahakana bati, tuzayinyuramo, ntabwo iyo nzira rwose tuzayinyuramo. Nudahinduka bizahinduka. umurongo wa 17, umurongo wa 17, kandi nabashyiriyeho n'abarinzi, kandi nabashyiriyeho n'abarinzi, nimutegera amatwi ijwi ry'impanda, ariko barahakana bati, ariko abantu barahakana bati, ntabwo tuzayatega. Murongo ukurikiyeho 18, nuko nimwumve mwa mahanga mwe, ngaho nimwumve mwa mahanga mwe, kandi mumenye ikibarimo mu iteraniro mwe, mumenye ikibarimo mu iteraniro mwe. umva wasiwe, dore ngiye kuzanira abantu ibyago. Yego, nibyo mbuto z'ibyo bajyaga bibwira, kuko batumviye amagambo yanjye, kandi n'amategeko yanjye bakaba barayanze. 19 wawusomye? Ndawurangije. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba ni bangahe bifuza guhinduka? Ni bangahe bifuza gufata icyerekezo muri uyu mugoroba? Ni bangahe bifuza uyu mwanya wa none kubana nijoro? Ni bangahe bavuga ati umunsi wa none natwe ndushaka kuba sinkenye, ahubwo turashaka guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka, kandi abakiranutsi bazagubwa neza. Uzi ubwenge n'uzabimenya. Abifuza guhagarara nanjye muri uyu mugoroba, ngaho muhaguruke dusenge Imana muri uyu mugoroba. Mbese nawe muri uyu mugoroba urumva udashaka kuba sinkenye? Mushiki wanjye, Imana, nshuti yanjye, Imana iguha umugisha. Mbese muri uyu mugoroba nawe urifuza kutaba sinkenye? Nawe urashaka guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka? Nawe urashaka gufata ingamba n'imyanzuro ukemerera Imana muri uyu mugoroba, ukifuza guhinduka bundi bushya mu izina rya Yesu? Ndabona abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bahagurutse, kandi nawe warifuza guhinduka. Waba uri umuvandimwe wacu, uri umushyitsi muri uyu mugoroba, waje guterana natwe ukavuga ati nanjye ndifuza guhinduka, ntabwo nshaka gutanda isinkennye, ntabwo nshaka kuba wundi, ahubwo ndashaka kumvira imiburo y'Uwiteka, kandi uzi ubwenge n'uzabimenya. Nanjye ndashaka kwigira ku birenge by'Uwiteka. Uri umushyitsi uri hano, watambuka ukaza ugafatanya natwe tugasenga Imana. Niba wifuza guhinduka muri uyu mugoroba, wifuza gufata ingamba n'imyanzuro, niba uri hano, tera intambwe ze dusenga Imana. Ndashaka gusenga Imana mpagaranye n'abashyitsi bacu barahari muri uyu mugoroba. Mushiki wanjye, Imana iguha umugisha. Mbese muri uyu mugoroba Uwiteka akurebe neza kandi aguha umugisha. Imana iguha umugisha. Uwiteka akurebe neza, Uwiteka aguha umugisha, Uwiteka akurebe neza, Uwiteka aguha umugisha. Mushiki wanjye, Imana iguha umugisha. Se babayobozi biteshimaye, kuko muyobozi niko mukure mu biganza abantu b'Imana. Ni bangahe banezejwe no guhinduka kw'abana b'Imana? Karagwe ati dutangiye ingamba cyane imyanzuro. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana ko muri uyu mugoroba abavandimwe bacu bifuza batumva, nanjye ntabwo nshaka gutaha ndi sinkenye, ndashaka kubana n'Imana,
ndashaka guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka. Mpereye umunsi wa none ku isi igezanyagwa kandi gahinduka umwirare. Ndashaka kubana n'Imana. Ntabwo ngewe njya ndirimbisha indirimbo, ahubwo niba mwuka w'Imana akugeraho uri umuvandimwe wacu witeguye gufatanya natwe, tambuka uze dusenga Imana. Nuhagarara mu ruhande rw'Imana, Imana yiteguye guhagarara mu ruhande rwawe. Nta wundi uri inyuma muri uyu mugoroba ngo atere intambwe mu izina rya Yesu. Dusenga Imana duhagararanye, twinginga umuremyi wacu. Nawe ntiwaba ugiye gutaha urusinkennye, neba uri hano muri uyu mugoroba, nta wundi uri inyuma ngo atambuke. Muvandi, Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Nta wundi, mbese nta wundi muri uyu mugoroba ushaka kubana natwe muri uyu mugoroba. Data wo mu ijuru aguhe umugisha. Hari undi ushaka kubana n'Imana muri uyu mugoroba, nawe ukavuga ati sinshaka gutaha ndi sinkennye, ndashaka kubana n'Imana muri uyu mugoroba. Ngaho nimumpere Imana icyubahiro. Amen. Ngaho nimumpere Imana icyubahiro. Mushiki wanjye, Imana iguhe umugisha kandi iguhagareho muri uyu mugoroba. Muvandimwe, Imana iguhe umugisha kandi kugire neza muri uyu mugoroba. Mumpere Imana icyubahiro. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Mbese nibangaye bampere Imana icyubahiro muri uyu mugoroba. Reka dushimire Imana ko ijambo ryayo ribasha gusohoka ritya, ariko ntabwo rigaruka ubusa. Mbese muri uyu mugoroba nawe nutanahinduka bizahinduka. Birashoboka ko wataha gutyo. Icyatumye Imana ikurinda ni igihe nk'iki. Ndashaka gusenga Imana muri uyu mugoroba. Hari undi usigaye muri uyu mugoroba uvuga ati nanjye ndashaka kubana n'Imana. Mpereye umunsi wa none ndashaka kubana n'Uwiteka. Ndashaka kuzabona Yesu agarutse. Ndashaka kuzaba mu gituza cye. Niba uhari muri uyu mugoroba, nawe turakwinginze uze dufatanya nawe gusenga mu izina rya Yesu. Niba uhari muri uyu mugoroba, Data wo mu ijuru aragushaka. Birashoboka ko muri uyu mugoroba ahari wenda ukibitekerezaho, ariko wibuke ko utinda mu nturo ukayamburirwaho. Nigize mbabwira nti inshuti yanjye, birashoboka ko wakwanga, ariko hari icyo bita amajanse atatatwara abantu. Uyu munsi wa none ushobora kwanga ukavuga ati sinshaka no guhagarara ku Mana, yemwe n'abantu batambona ko nahindutse. Ariko hari ajanse idashobora kwangira. Ajanse ya mbere ni urupfu. Iyo ruje uratega ukagenda. Wavuga ngo n'ejo nzagenda? Oya, ntabwo nshuti zanjye, ntawe urusimbuka rwagize rute rwamubonye. Ajanse ya mbere yitwa urupfu. Ubasha kwanga kubana n'Imana, ubasha kwanga gufata imyanzuro, ariko ya ajanse yije uratega. Ajanse ya kabiri ni ibisazi. Ntekereza ko iyo umuntu yasaze ntawe ugira icyo umubaza. Uhuye n'umusazi akagukubita ikibuye, wajya mu kagari? Wajya mu kagari? Ntabwo bishoboka. Nta kimana ibaza umusazi, kandi nawe iyo ajanse wayitega. Ajanse ya gatatu nibirarangiye, Yesu atungutse iburasirazuba, benshi bazashaka gukira bitagishoboka. Nta wundi usigaye muri uyu mugoroba. Bavandimwe, muhise mu mwanya mwiza wo kubana n'Imana. Imana ihagarare mu ruhande rwanyu mu izina rya Yesu. Imana ibarinde kuzasubira inyuma, kandi ubwo Yesu agiye gutunguka iburasirazuba azasanga twiteguye tuzahenga ubugingo aho mu izina rya Yesu. Nawe urashaka guhinduka, ushaka gutaha utari sinkennye, ushaka kubana n'Imana, ushaka kumvira imiburo y'Uwiteka ugahinduka. Turi kumwe na bagenzi bacu, reka dusaba umuyobozi Ishimayeli kugira ngo bamuhe mikoro maze dusenga Imana muri uyu mugoroba. Maze igihe agiye gusenga, nawe uzamura ikiganza cyawe, bwira Imana tuva nanjye sinshaka kuba sinkennye, mpereye umunsi wa none ndashaka guhinduka by'umwihariko. Ubwo bavandimwe bacu bahagaze imbere y'abahamya bangana batya, Mwuka w'Imana bagire neza mu izina rya Yesu. Agiye kwinginga umuremyi wacu. Reka muri uyu mugoroba twese twinginga umuremyi uhoraho, kandi ubwo yaduhaye ubwenge bwo guhinduka, twumvira imiburo y'Uwiteka mu izina rya Yesu. Amen. 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 Mana nziza kandi Data wa twese turagushimye, habwa icyubahiro. Amen. Neza yawe n'impuhwe n'urukundo ntibirondoreka, wabanye natwe izina rya rihimbazwe. Amen. Ijambo ryawe ryiza rije mu kanwa k'umukozi wawe Danieli, turagushimye ko ritagarutse ubusa, ahubwo gereza imbuto zikwiriye izina ryawe rihimbazwe. Amen. Abahungu n'abakobwa barakwiyeguriye. Amen. Turagusabye ngo bagiye kwandikwa mu gitabo cy'itorero, ubandika mu gitabo cy'ubugingo. Amen. Kandi ubarinde gusubira inyuma.
amena bamaze kukwiyegura agiye guhura n'ibirushya mwami Imana ubarwanirire amena kandi mu macumbi bagiye gutahamo utahe mu mitima yabo amena kugira neza kwawe kubanziriza imbere utsinde imitima yabo impanda y'Imana nivuga twese uzatwimira mu bwami bwawe amen amen saba itorero ryawe ngo uriho umugisha amen umuntu wese waje hangaha atahana umugisha wawe amen igihugu cyacu giha amahoro amen umutekano w'ijuru kimanukire amen abayobozi bacu mwami wacu bahirwe nawe amen kandi mwami natwe abayoborwa ujye uduhe kumva no kumvira amen uyu munsi kuri uyu mugoroba turagusabye ngo uko twasangiye ijambo hangaha uzaduhe gusangira ku giti cy'ubugingo amen bisabye mu izina rya Yesu amen 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 Imana ihimbaze dusabe abo bene data